urira mutege amatwi mwumve nanagaruka umva hano ahantu ikintu gitangaje umva hano kuri iyi video umva hano abana n'abaga wa mukecuru reka guteza uruga impagarara muze gupima aho niho bakweshyira kimwe aho kimwe uretse gato kabiri yo byabarije icyo ikibazo ahubwo ikimenyetso sigusiga idiyene yarafashe kugira ngo umerama gutesha abantu kuvuga abana ubisi shizerera afata abana barabapostinga video ibibwire ngo baravuga ngo ninde moto wanyu ninde nigira abana barangije baravuga ngo nindadike ese abari ibyo ni gutekereza ahangaha badafite ikintu bakora bazwiho bafata abantu mu kirirwa mugurukana nk'uyu muntu uza ibingibi ari yakuru ibingibi ubyumve ari yakuru ibingibi ubyumve uri mu bantu bihishaga inyuma ya jihadi urumva utangiye kwa regetinga abantu kandi ntago nizi neza abantu shuwa ko babikoze mu biganiro kwa kotinga amazina none ntabwo dufite amajwi ntabwo nana yatubwiye ko afite amajwi jihad amubwira ko yaje kumubaga tumwe nande na Muyango ariko atubwiye ko azayakoresha igihe kiri ngombwa haleluya are we together yarabimbwiye nsaba imbabazi urakoze cyane kandi that's why you was recording ndakwemera so ikintu kiriho rero nani Keminike bro uri kumva narababwiye kugira ngo ukore blogging muri iki gihugu bisaba kugira ngo ubu utarya ku mutandiko uri kumva ube wihagije igifu cyawe ushobora kukijera udashobora kubura amafaranga wihagije ariko buretse gato niba ugikeneye tugaruke niba ugikeneye ubufaranga bw'abantu kugira ngo harabika abandi utwo dufaranga bakatuguha bizakugora uzisanga mu byaha niyo mpamvu ubona ari yakuru amufata ari yakuru akamufata rega nivuga ari yakuru ngiye nuko ari yakuru ashatse kuza ari yakuru aritonda sha niyo mpamvu ubona amucinye ngo agafata jihad akamutwara ngo bamubirire ngo bya anniversaire ntabonye jihad so ibi bintu ntabwo mane arabakuru badashobora kuvugira hano abantu nka ari yakuru nabandi mushobora gukora ahangana nazarimo izina rya Muyango kuko nanana shakira umuroya uretse gato ahangaha shemonu yo nk'abantu b'ababyeyi kubona mushobora gufata umuntu mukamwishyura ngo aje kwanagaza ababyeyi bagenzi banyu no singibi no ntago mubyumvishe ntabwo avuze ko nyirubwite yamwibwire ko yatumwe na Muyango hanyuma niki cy'Umuyango ari buze kumukorera uretse kumusura hari ikindi umuryango jihad yaratunze Muyango arawutunga baramushakira umunyamategeko urukunyumva so ibingibi rero niba ahangande ngiye ko difata ntabwo njya mpubuka ndi gukotinga amagambo yavuzwe vuze Muyango kuko hano dufite umutangabuhamya uvuga ko nyirubwite yamwibwiriye kandi hari n'ibimenyetso ko Muyango ari we wamutumye kubikora ese basi buriya na Muhammad basi niba hano noneho turi kuvuga ko Muyango yatumye jihad kuza kwandagazana bagafata amafoto y'abana bakashyira ku karubanda ahangaha ndashingira kuki turavuga iki reka tutangire urugero kuri we turi kumwe tugaruke kuri uriya ngo niba ari ntuza so ribu ni mujye mureba aba bantu bajyana ibibazo n'abandi cyangwa bakaba badashaka abandi bakanagira ntabwo ubusaba afatanya byaha hari ibimenyetso ntabwo ari abafatanya byaha tureke kubivuga muzane tiriska niba ari tiriska hano so ibi bintu rero ngiye ngo ndabona sinjya ry'imboga Muyango ndagukunda gusomye agasomyo nkako Yuda yasomye Yesu kuburyarya urukunyuma wi niyo video yakoresheje ikwereka ko hari abantu kuri iyi si b'abagome hari n'abantu bagira imitima mibi hari n'abantu ba planninga gukora iki video
Jihad yakoresheje nayipostinze kuri snap yanjye nureba iyo video urabibona ko atari njye kuri TikTok ntabwo njya postinga abantu nayipostinze kuri nuza yanjye 2023 bro isa 2025 uyu muntu uretse gato ese Triska mwansharingiye Triska kaza hano mwuka byaramo so rekaza ngura ikintu kimwe 2023 yayikuyeho akayibika agaceceka akarinda umunsi nyawo wo kubyuka mu gitondo urumva ko nimba umuntu yarabyutse mu gitondo agakuraho video 2023 ku itariki mu kwezi kwa 11 itariki 24 niho nayipostinze umuntu akayibika paka hayizana 2025 nuko yari yarateguye ikintu icyari cyo cyose azakora hano hari umuntu nyandikiye urukumva reka mbereke ntabwo ndi bushira amazina hari umuntu mubabarire murebe ngo difata ntabwo njewe niye mabwira ibintu muzaye mubyumva reba hano ntabwo ndi bushira amazina urumva Goma maroda ariko sindimba yako ndi kwikunda ariko reka mbibariza akabazo yego mu nkorere liste abantu bose bagiranye ikibazo na Yago uwo byaguye amahoro wese umwe ngo umuntu wagiranye ikibazo na Yago ndakwiyamye Yago muvane muri zinduru vana Yago muri zinduru Yago yibereye mu ijambo ry'Imana Yago no munyamahoro mu mureke ndakubushije twe n'uburoro twongera kuvuga izina Yago hari umuntu wanditse ngo hari ibyo mpanaho nta na kimwe n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru ninde muntu usoma ikinyarwanda kuri mu muhanda no bije nabi ushinga agira umuntu okay Erega buriya nana hari abantu baba bameze nka Jihad n'ubundi cyangwa nabo bumva kimwe nawe ngiye cyabikoze hano hari abantu okay ntabwo ndi bushireho ninde n'ikiminiki nk'uyigira ufunga amayike gato hagira umuntu nsomera nagiye soma reka umunyamakuru uriye ngwino hano gato uyu muntu ukwandikiye ni umuntu wanyandikiye aragize ati urakoze cyane uvuze ukuri mu buzima aba bagore bamutumaga sha Godifa ndagukunze muri ubu buzima uri ikigabo rose kukunze uri umugabo washyana ukunze uri umugabo ngo nzabikoreho iki uyu ndimo ndasoma oya ndi kuvuga nkunda ndi gusubiza uyu muntu nta nkunde nge ntabwo ndumutinganye rose umuntu w'umugabo ndi gutya barakunze muri ubu buzima ndakubuje ndimo ndasoma ibyanditse ndi gusoma ibyanditse gusubiza uyu mugabo ntabwire ngo urankunda se nge ndumutinganye komeza ngo sha Godifa ndagukunze muri ubuzima noneho ureruye ubabwije ukuri thank you so much ndagira nkubwire ko nanjye ejo mundi mu byo azaburana n'ibyanjye birimo sha yaramereye nabi kubera uriya mugore uzi amarira narayindira maze kuvaho ibiro 6 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe wamwumvishe umugabo umva rero garamfure ihangane kamuhiyana na uyu ni umugabo nyandikiye aya magambo banyarwandakazi urukumva dukomeze alo umuntu wanyandikiye ngo natinye kuza mu Rwanda ngo habaye iki ngo ni se muhungu ngo kwandikiye Godfa ngo ni se muhungu ngo kwandikiye ariko siko bimumenye ndarengana se ngo se yagiye kumurega ndabazi se ngo nagagiye kumurega ese Godfa
wigeze wumva iriya kesi yabanuza yaba ejo bundi yabaye igihe yakoreshaga amazina ya ba DJ Mifupa. Iriya yo yari kumugwa nabi nuko uko nyamuntu yavuze ati ni entertainment mureke yibereho. So ikintu kiro impamvu uvuze kuri ibi bintu urimo kunyumva ntabwo abantu nk'aba ngaba gukoresha urimo kunyumva ntabwo babura, ariko tugaruke kuri aba bantu ubutabera hari ukuntu bwareba aba bantu bumva bashobora guharabika abandi bagakoresha abantu bakoresha social media, kuko nubwo Jihad yafungwa bazakoresha Godfather, bazakoresha nundi, bazafata kibiniki bamukoreshe. Tugaruke kuri aba bagore turavuga kuri aba bantu dore ngiye message amaze ku screenshot tugamurayibonye urukunyumva nawe avuga ko yatumwe n'abagore kugira ngo baze kumubaga uyu mugabo maze kunyandikira nguyu nari hano mwabagore mwe kubera iki mujya gusenya imitima y'abandi bantu mukoresheje imbuga nkoranyambaga. Ntabwo ari Muyango wenyine na Ariya Kuru yamukoreshaga cyangwa aramukoresha, turi kumwe. Hari nundi ukoresha DC Crema nibirebire uraba kunyumva nibirebire. Aba bagore barahangana, bamara guhangana bagakoresha abantu kujya kubaga nabo bakajya inyuma y'ibikuta ubundi bagatanga amafaranga. Niko bimeze. Je ndi kubabwira kuko hari abanya approachinze nk'abahabanyira kavuga ati nge ntabwo wari we Godfather, ntabwo ngiye bishoboka, ntabwo ngiye nishura kudufaranga. Turi kumwe ahubwo abantu njya nimero zawe bashaka kuguha amafaranga. Mugende murebe uburyo DC Crema yibasira ntuza yibasira Ariya Kuru kugeza aho yamubwiye ati mu bukwe bwanjye murangira bivuzeho Pipiteri murangira aravuga ati ntabwo wangurira keke mu bukwe bwanjye n'amakuru yawe mbitse urantwerera bifatika, nutantwerera nzakubaga. Munyumvire ibi bintu, iki kirego kiri muri ribu, Ariya Kuru agitwara muri ribu. Urumva ko nyumva nyewe mvugimwe amazina yawe igeze gorana ari ikintu gitangaje. Uyu Ariya Kuru nawe aragenda afata uriya mukoresha nk'ibyo bamukoreye. Nawe bafite mutwazi muratekereza. Uri kunyumva niba bari kuri abantu bagira barebe n'aba bantu bagera bakisha amafaranga kugira ngo abantu bibasire. Turi kumwe hano ari Abanyarwanda banga n'umusozi, buri muntu wese w'umubyeyi uzi ko yabyaye cyangwa afite. Hanyuma ariko nawe tukugarukeho, reka tukugarukeho kankugarukeho gatoya. Upfiki na Muyango kugeza aho afata Jihad kugira ngo bakubage, uri kubisimuka. Upfiki nawe kukizi, upfiki nawe reba nzamuye ukuboko imbere y'Imana yo mu ijuru iyandemye harahira ku bana ba sinzi Muyango ngo asate mubona kuri telefone yanjye nta nshuti ye ngo ni inshuti yanjye nta n'umuntu tuziranye baziranye. Niko gahinda njye sindamuvuga, sinjya mu kabare, simpostinga akazi nkora nake nta muri make. Niho mpamvu kugeza n'uyu munsi bijya binjya mu mutwe, nta hantu na hamwe duhuriye kereka kuba nziranye n'umugabo we. Ibyo bintu biramekera sense Abanyarwanda muri Godfather mfite akabazo kamwe nashaka kubazana. Kamubaze nguwo arahari mu mubaze. Nana ajya kukubwira ko ari Muyango wamukoresheje, ntabwo ndi kumva aho ngaho hagati point mwari muriho kugira ngo nyine umuntu bamukoreshe, umuntu w'umugabo bamukoreshe narangiza ajye kuzimura uwamuhaye akazi ako kanya. Urabyumva njye narabyutse mu gitondo aka video nahaye wahaye Zadi kuko impamvu mbaje ikibazo Godfather sibyo anakinsobanura mu buryo buri clear. Birashoboka ko meantime ubushuti bwigeze kuza basa nk'ab'inshuti we na Jihad. Noneho biba ngombwa ko Jihad agera aramwirekurira amarangamutima yose arayamuha, amubwira nuko byagenze. Aho Imana ndabyara aramwirekurira. Nta mukobwa ushaka kubyara ngo tubyare, aho kobwa bana ndashaka umwana. Nyuma rero ibintu birongera. Niba ari umukobwa ushaka umwana ariko mwiza nkanana unyandikire mfite amafaranga yo kugutunga. Halo nanjye banyandikire wowe uri ikirembo unyandikire niba ushaka kubyara nzagutunga ntugire ikibazo. Unyandikire urongore ugire umugore mba umugabo uve muri ibintu bya social media n'ibintu nta kintu bimariye.
mutapinge ariko Kemini utekereza ko ndi ikigoryi kuba narafunze YouTube Twitter ngasa nko guhanisha umurego nkazanga kubwira no ajya kwerekana umwana kuri TikTok ntago byabyemewe iwanje biremewe reka ngende international ndi muri mutapote mutapinga screen niko mutekereza ko ndi ikigoryi cyaje gusaba abantu gutapinga screen hano reka kubaza reka nangize kukubaza reka manza kubaza mubaze Kemini ngewe nyine ikibazo cyanya acyumve neza mu buryo nkibajije umuntu yaguhaye akazi kajyanye nako ngako ko kujya kudifaminga umuntu runaka kugira ngo azajye kumena ibanga ry'uwamuhaye akazi ni ibintu biba byaturutse kuri none se biragaragara ko ari yakuru ko abikora ntibigaragarira amaso y'ababyumva bakumva ko nyine uretse ngenda ndashaka kumenya nyuma yuko amaze gukora ibyo bintu mugashwana Dayeri mukanavugana ngakosora ibyo bintu kugira ngo ajye kukumenera ibanga ry'uwamuhaye akazi cyangwa ry'uwamutumye gukora ibyo ngibyo ni ubuhe mushuti mwari mufitanye byagenze gute njyako hano niko nishakira kuri video nyine yakoze biragaragara neza ko uretse gato ntabwo nguciye mu ijambo hano disi Clement ngo yabwiye ariya kurungo uranyishurira sare y'ubukwe ngo natabikora aramumena hanze Jesus ahangaha ariya kuri agiye gutanga ikirego muri ribu impamvu ngarutse kuri ariya kuri mwabantu ikintu gitangaje nyuma yaho ariya kuri nagiye gukoresha abandi kwataka abandi bantu so aba bagore rero mwabagore muri nkunguzi mwaretse kwibasira abagenzi banyu mukoresha itangazamakuru mwishira ubufaranga bwica ntikize hazagira unyobera kama hazagira unyoberaho komeza ngaho bazi ikibazo cyawe ngibi bire hano bari kubinyandikira agiye kunsubiza natumubajije subiza madame ukuntu muyanga akunda ukuntu Jihad akunda muyango biragoye ko yamutamo nabwizi uzi cyatumye isi yose yanyibasiye mpita nsubira inyuma ndeba ako ka video yakoresheje apostinga nsanga nagapostinze 2023 mpita numva ko umuntu wakamuhaye ari umuntu wari waragambiriye cyangwa yakabitse kubera ko afite impamvu runaka ashaka kuzagira gute kuzagakoresha nangije nge naciye muri murumuna wa Aliyakuru kuko ni inshuti zanjye wa Aliyakuru kandi uribeshye cyangwa murumuna we avuze murumuna we okay kwagira inkuru wabumvishe kagira inkuru ndamuhamagara ndamubwira ngo kwako twarabanye turaziranye kandi azi ibyo nshobora gukora azi n'ibyo ntashobora gukora kuko twarabanye ndamubwira bro mwenda kukusibira mu kwanogwa ndamubwira ngiye kubafungira mushuti wanyu mu bantu ntekereza ko bazansaba imbabazi cyangwa se bazamusabira imbabazi ni mwebwe kuko nta bandi banzi so reba video yakoze ndayimwohereza aramubwira ati ibi ntago bibaho none se yabikuye hehe ibintu arimo aravuga ninde wamuhaye story ibintu arimo aravuga ko ameze nkaho abifiteho amakuru menshi ninde ndambwira ngewe ndamukeka gusa mubwire ngo nabimubwire saa munani zari mu gitondo za hano nka zino saa mu Rwanda sinzi ari sangapi nabimubwire nk'aya masaha kuko nari imbyutse arambwira rero mpamagaye Jihad ntafashe ariko niba ujya gucya mu gitondo ndamuvugisha so Jihad yasanzeho call aramuhamagara ambwira ati rero we ntabwo uzinana nanaragufungisha nanarakwizirika ibintu wakoze ntabwo ari byo Jihad yagize ubwoba aramwohereza voice amubwira ngo sheri aho kugira ngo bigeraho hantu hose mpuzanana nurangiza kumuzanana ngiye mwisabira imbabazi nje ntago nari nzi nimero ya Jihad uwo mushuti wanjye yahamagaye Jihad amuconnectinga kuri telefone tuyibaho turi abantu batatu uwo mushuti wawe ni murumuna wande namwita Dagi nta nubwo akunda kuba muri bino bintu ni murumuna wa Aliyakuru
ahangaha muraza gukonekitinga impamvu hariya kuru nawe namushyize mu mwandiko, nawe ni inyamabi, nawe yakoreshaga jihadi. Komeza. ibyanjye ahantu byinjiriramo na ariya kuru, oya nta hantu bihuriye. Urumva ndangije Dagi ndamubwira Dagi reba intankoreye, arambwira okay ihangane ngiye turavugana. Dagi aduhuza kuri telefone, ndamuhamagara ndamubaza first of all akimara gufata telefone naramubaje ndagira ngo mbwira hano wakuye iyo video, kuko ngewe nyiri kuyipostinga nayipostinze 2023 kandi mu byo yavugaga hano kuri YouTube yavuze ko yekuye kuri TikTok, kandi nge sinjya postinga abana banjye kuri TikTok. Ahita ambwira ngo sheri ngo nukuri ngo mbabarira ngo ngende umwana mwiza ngo niyo umuntu ambujije ikintu ngo ndagikora ngo reka mbihanagure. Ndamwana no ninda muntu waguhaye iyo video ko nayipostinze 2023 kandi ukabuvuga ko wayikuye kuri TikTok. Arambwira ngo ni Muyango n'ubu twamushira kuri telefone. Ndamubwira no nta mpamvu, icyo nashakaga nicyo, ariko icyo nashakaga kucyumvisha Dagi kubera ko urade inama imubwiye ko ari we, kuko nge nta wundi muntu natekerezaga ko nge ndi mu bantu batazwi mu Rwanda. Sinigeze mba mu Rwanda cyane, sinigeze mpatura, sinigeze mpakorera, sinigeze mpiga, nahize muri primaire, nta muntu ngirana nabo ikibazo, niyo maje maza nigendera niciraho. So nari mbizi neza ko nta muntu ngirana nabo ikibazo mu Rwanda atari uwo, kandi uwo nawe yagiye kubikora ari uko abona ibye bigiye gusohoka, abona ko agomba gukurira ngewe iki kwerekana ko wenda umugabo we aba agiye ahindutse ngo kuko ashaka kujya hanze, atekereza ko yaba ari ngewe ngiye kumuzana hanze, kandi nanjye nta bushobozi mfite bwo kuzana umuntu hanze, nta na bumwe. We ubwenge bwe bukeya bumukoresha ibyo bintu. Niho mpamvu rero yahise ambwira uwamugize gute, uwamwishyuye. Ndamubwira okay ngewe muri contract yanjye twavuganye mu masezerano twakoranye nge nawe, twakoze amasezerano avuga ko agomba gusiba akadushiraho ifoto yanjye n'umuhungu wanjye aba bikazagumaho nk'uko yadusebeje mu gutangira, adusebye nimba ari kudusebura sinzi uko nabivuga, abihinyuze turi babiri, siko yabikoze. Iyo contract yari yanditse, oya twavuganye kuri telefone. Ibyo ni ibintu biri verbal agreement. Yes, yiki none uretse gato hasigaye haba n'inyandiko zo kugira ngo umuntu avanweho cyangwa areke guharabikwa. Urumva uretse gato bagomba kugira inyandiko kugira ngo Nana asabe kurenganurwa no kuvanwaho ibiharabikwa ari gukorerwa, byasabaga inyandiko. Nubwo Nana ari kubyita inyandiko, ahubwo bakoresheje icyo bita verbal agreement cyangwa ubwumvikana, ariko bavugana gusa nyine. Wenda ari kuvuga no kwenda muri kodi ari ikintu utari kumva. Nana yaravuze ati nditabaza amategeko andenganura kuko nkorewe iyicwa rubuzo, nkorewe ihohotera. Urimo kumva? Aravuga ati rero nje mbere yo kubikora, urimo kunyumva, ndasaba urukunyumva kuvuguruza ibi bintu kuko nahohotewe. Uyu muntu wampa barabitse ashobora navuguruze bino bintu anabisibe akora ikiganiro, kandi urabizi ko ariko bigenda mu itangazamakuru. Wowe urabizi, uzi ko mu itangazamakuru iyo umunyamakuru yakoze ikiganiro ariko so mwakaze kuri iriya goro, ubu nta muntu ushobora kujya muri galeri, nta muntu ushobora kujya muri galeri baho. Uzi ko abantu muri aha mwese murutwa ndabibutsa ko abantu 1300 mwese mu ruburoro murarutwa. Hano kuri pano hari umuntu umwe, kuri iyi pano ndiho umuntu umwe, n'umuntu bita Bossly wenyine, Queen of the niwe wenyine uri kuri iyi pano, ndi kumwe n'umuntu umwe, abandi mwese muri amafantome. Mukore kuri iyo goro, birambabaza agahinda kakanangura, nkibaza impamvu navuye kuri Twitter ntabonaga nantuza. Ibi bintu biteye agahinda. Anayivuyeho burundu, ayidusize ntayivaho iki ko nabonaga yari kuzankurura mu bigize ibya. Rega ngende umunyabwenge ntandukanye namwe, none sagira ngo nkore bizagize ibya ko ntagiye gukoresha amarangamutima, nagomba guhunga. Aha nahungiye hano, iyo mbonye ibintu bigiye gukomera mpita ngira ati tapote la famille.
bagatapota ibyanka banabisimbutse mutapinge mwampayeho so nukuvuga munkandiro abanyarwandakazi so ahangaha ikintu utari kumva nani wowe urinde wiyemera nukuvuga ngo na hano ibi bintu aribyo nshaka kugira ngo naribu nayo ibirebe inabyumve hano hari aba bakoreshwa bakishurwa amafaranga ariko hari abafatanya byaha aba bagore bari muri showbiz bitwa ngo nabantu ngo baraho ngo bashaka kuvugwa umunsi ku wundi batanga ubufaranga bagasebya bafatanya nabi bibazo turi kumwe n'izina ry'Imana nujya kureba nka jihad hari abantu bizagaragara ejo mu birego bitandatu hari abazatanga ubuhamya kandi bazavuga babagiye babatuma aba bagore nicyo kibazo gikomeye ariko abangaba bo bakoresheje amafaranga yabo bihisha inyuma y'abafite umudomo bagiye kubafunga ntabwo abantu rabo kwizera umuntu hano uragira aba bagore baragukoresha bamara kugukoresha bakakuruka ikintu Muyango azakorera jihad urimo kunyumva naramuka afunzwe nuko muhereza 5 bya bindi byo bajya bohereza ku ikarita yo kuri gereza c'est tout urikunyumva I don't give a fuck about you zamuka Semuhungu the host of the year Semuhungu Eric Semuhungu kumanira zako pombafu Semuhungu vayo hano Semuhungu zamuka ngusuhuze Semuhungu yagiye ku gihe reka maze bari ki post ariko abantu bakunda inkuru baba bose barimo barumva inkuru ahubwo ukuntu mu Rwanda akiri ninjoro bakaba bicara rajya ubyuka kare twacu bucya mbere y'isi yose nta numva gifite okay murebe hano ikintu bita inkuru ndazibaha bro soma hano igira hino nsomere mutapinge screen mutapinge musome ikintu bita urugambo musome soma nana igira hino kemeni igira hino kemeni reka masomere nuwanana ibyo avuga n'ukuri byose nge ndabizi nabariya bana be disi iyo myaka avuze niyo nuko byagenze nge ndabizi Aria na Muyango na Lili Pupe ntumvugira kuri na Lili Pupe nta mahoro bazabonera kuri iyi si igihe cyabo nikigera muzabibona noneho ngo Lili Pupe niwe uri kumushakira umwavoka ibya Aria impamvu nuko azirana na Isimbi Modo kandi Isimbi Modo aturuka igitwe hamwe na DC Clement rero DC avugira Isimbi Modo Aria nawe yishuraga jihadi kugira ngo arwanye Isimbi Modo na DC Clement ndi gusoma abanyarwandakazi Aria igihe yavuze ibintu muravuga ngo ndi kujya dore ngibi ndi gusoma ibyanditse ngo ngivata ngiye nsoma iby'abantu audience impaye ntabyo mpagazeho twabwirwa n'iki katari AI yeke singiye ko barakoza amarishifa twagiye dukomeze noneho igitangaje Muyango ntiyumvikana na Aria amakuru n'ibimenyetso birahari ariko kubera bose batumaga jihadi byarangiye abahuje kuko bose ari inkoma mashi yabo umva ni byinshi ariko izi saga zizasiga ukuri kwinshi hanze cyane ko ribu ifite fone ye bazasangamo byinshi oh God have mercy turashize ajya kureba muri telefone y'undi biremewe bombo crate pusiting ribu ifite uburenganzira bwo kureba muri telefone yabo none
gore uretse gato wabaye umusita w'umwaka ndashaka kugira ngo nkandeho ndashaka kugira ngo nkande umva nahera itasira nk'umuntu ariko se karite muri Amerika cyakora Semu nyuma yuko abatumye kudipotinga ukagera mu Rwanda ukanakomeza kuba abantu munyamugisha aya masaha bari kuryozwa nk'ibyo bagukoreye uri kwiyumva uvagenda kwiyanyuyenza na matiku ya jewe natsindiye award of the year nayimaganye na ba Muyango na ba Senado na Patko waje usanga mu kazi baje bakansangamo ko natangiye guhostinga Canada no muri Amerika cye anyway mu Rwanda mu Rwanda naje nk'abasanga so ndashimira abantu harimo wenda nk'abantu baba baranoye bari hano ndabashimira no kuri Kimana much love thank you very much for your time kandi no kuri Kimana ni byiza no mugisha ngenda ndashima Imana kabisa ahantu hose mwanoye Imana isubiza abo mwakuye uko gutora yari amafaranga Godfa by the way yari amafaranga igiceri cy'ijana rimwe so ubwo rero barebaga uwatowe bakarana n'amajwi yagize n'ibikorwa yakoze cyane kandi njye narakoze cyane pe tubizi se yuko ukwepa rero usanga ikiganiro turimo turagushimira tuzafata n'umwanya nagupostinza ahantu hose gore ramba kubita urumva bari bazi ko muri Amerika udandaza amagara ariko ugeze mu Rwanda uberetse kuri umukozi bari bazi ko uzagera mu Rwanda ugaseba ugeze mu Rwanda nta muntu uba mu nzu nk'iyawe umurozi warogesheje uzamundangire umva ni Imana iyo ugira neza utagira amashyari utagira urwango nakuntu utatera imbere ndashaka ntabwo njya mvuga umuntu adahari Eric aya ni amakuru ntahagazeho ariko niba udashaka kubivugaho ntacyo bitwari kureka ndabivugaho iyi saga nabonye ku gihe ahantu hose wakoreshaga ijambo rimwe ugira neza ukayisanga imbere wagira nabi ukayisanga imbere kugeza no ku ruzi iri ku gihe Eric se muhungu iki kibazo cy'yampano uri mu bantu bakiziho kandi nzi ko byashenguye umutima bikababaza kiri kintu kimbira imbere y'abantu 1300 rero kubera ko dosiye iri mu rukiko kandi ntawamenya nshobora kuba ndi umwe mu ba witness bazajya mu rukiko kuvuga ibyo nzi so ntabwo urakoze cyane niwe iryo jambo ryivugiye singuciye mu ijambo amakuru agera kuri Godfather ngo ukimara kureba ubunyamaswa bwakorewe uriya mwana w'umuhungu ariko n'umugore we Semuhungu ngo nk'umuntu tuzi ku kintu bita ikimenyetso na evidence Semuhungu ngo wafashe iya mbere uragenda uravuga ati ya mpano muramubaza icyo umwana warwaye ihungabana ribu nta kintu mubaza uyu mwana ngibi ibimenyetso by'ihohoterwa yakorewe nari kuvuga izina ryawe udahari wa muntu nari maze iminsi mbabwira warebye akarengane kakorewe ya mpano agashengurwa n'umutima Eric Semuhungu yaravuze ati ntabwo ihohoterwa ryakorerwa umwana ndahanga kandi narabibonye Semuhungu nk'umuntu tuzi ku kintu bita evidence n'ikimenyetso aragenda akajigoma mu cyo bita voruka akajya mu cyo bita maguma ni bya birunga bitugota akagenda akaba ariho ikimenyetso byo so ngo Semuhungu uri mu bantu bagiye gutanga ubuhamya uravuga ati uyu muntu akeneye justice ibimenyetso urambika hasi ngo itariki amasegonda ngo hari ibindi gasuko yavuze ngo biri munsi y'amasegonda babyita gute ntabyo narinzi urakoze cyane so amakuru ahari Eric Semuhungu nibyo wagiye gutanga ubuhamya uravuga ati aka karengane gahagarare bakora impamvu z'umutekano n'impamvu z'uko nk'uko nabikubwiye hari igihe banyenera nko mu witness mu rukiko ntabwo nagira icyo mbivugaho gusa bimwe uvuga nibyo ibindi nyine ibindi bireke kuko ngo Eric kuva isaga yaba ntabwo ndavugana nawe navuganye nawe ejo urambwira ngo ufite muri imwe muri telefone yego urabona ko amakuru nyakurura uremeye ku kintu bekenye n'amakuru ndi hasi hejuru so aya niyo makuru ariho ni ukuri kw'Imana amakuru avuga ko Eric Semuhungu yageze i Kigali ndabibutsa ko uwo bita Kadete Jihadi ari bari mu bantu bafashe
hamwe na Shadibu bafashe amashusho y'uwari inshuti yabo magara Semuhungu bamurundaho isi, baragenda baramugambanira, baragenda bafata amashusho y'urukozasoni barayasakaza, ntabwo ari bakabiryoshya kugeza aho uyu munsi byagizeho Eric ingaruka, nubwo ntabwo byita ingaruka, okay, ntabwo byamugizeho ingaruka, ariko aho Eric ari murahabona, Eric muri deputation ye cyangwa kuba atakiba muri Amerika, Kadete na Jihadi babigize mu ruhari cyane 100%. 100%. Nibyo mubwira nyine ugira neza ukabisanga imbere, wanagira nawe ukabisanga imbere. Eric Semuhungu wageze mu Rwanda yaravuze ngo iby'isi ni iby'isi, ndababarira, reka duhure tuganire ubugome mwankoreye kugira ngo umutima wanjye uruhuke birangire. Jihadi yinangiye guhura na Semuhungu cyane inshuro nyinshi. Semuhungu aravuga ati ni icyaha kiri kukwirukankamo, ntabwo rero wabikorera undi muntu byireba. None Eric ntabwo ngiye kuvuga ngo bimenyetso naye ndacecetse, reka nongere nifate kuvuza ko nta kintu uza kubivugaho, gusa ikiriho let's seek the justice. Njyewe ku bintu byakorewe ya mpano harimo ubunyamaswa n'ubugome, nabyamaganye ku munota wa mbere, ariko sinagira umuntu ameze neza. So Semuhungu twahuriye muri training turi kumwe, we na Nuza na Jihadi. Semuhungu ubona ko nta kibazo, ariko Nyamuhungu wundi abona ibintu birakomeye. Umunsi wa kabiri niyagarutse. Imagine iyo training yaberaga i Musanze, urabyibukira. Ikintu kibi kibaho igihe ntabwo kijya gishira, wabeshya umuntu. Noneho Semuhungu arambwira ati, ikintu Semuhungu yambwiye, urumva Godfa? Yego. Yambwiye ati uko ndeba ninginze Jihadi ndamwandikira, nyerekana message mu DM ze za WhatsApp. Hamwe ati namwandikiye, waje tukiyunga, turapfa iki, ufite akazi kawe nanjye nkaba mfite akanjye, turapfa iki mu by'ukuri. Yego. Aranga abibamba. Umunsi wa kabiri icyo gihe niyagarutse, nibwo nahise mbona abana burya rero niba umuntu akubwira ati ngwino twiyunguka budashobora kuza, noneho tukaba twahuriye mu mahugurwa umunsi wa kabiri ntuze, so bigaragara ko hari umwe nyine uba wishinze icyaha cyangwa wumva ari guilty. Yego. Nibwo nabonye ko Semuhungu nyine afite umutima mwiza, wenda n'ibindi baba bamushinza cyangwa iki nta ruhara ababifitemo. Nyine mbona ko nyine hari abantu bamwe baba badashobotse, kuko niba umuntu yakwinginga kangahe ngwino duhure tuganire, nta mpamvu yo kugira ngo twirirwe dushwana njye nawe. Ya byose yarabinyeretse, nyine nabanzaga kugira ngo ni kwa kuntu umuntu aza kuri space akavuga, ariko ngiye yampaye telefone ye ndabireba, njye DM ndasoma ibintu byose. Eric nguyu yarampamagaye tubiganiraho, nguyu ari hano yarampamagaye tubiganira, ndamubwira Semuhungu, niba umuntu utishinja ikosa reka kwirukanka ku muntu bitaza no kugaragara ko wenda we hari ibyaha wishinja ukaba ushaka ko mwiyunga, warahemukiwe niba uvuga ko ari bireke. Nguyu ari hano kugeza naho hashatse, hari umuntu twashatse kugira ngo abyinjiremo. Semuhungu we yageze hariya ashaka ibyabaye byose, ashaka kubana n'abantu bose amahoro. Ariko reka tugaruke gato rero mw'abantu, buriya Semuhungu uretse iyo side ye tuzi nziza, iyo bigeze mu guhangana nta muntu uhangana na Semuhungu. Njyewe iki kirego cya ya mpano nkimara kumva ko Semuhungu ari mu batanga buhamya mu bantu bagiye kuri RIB, naravuze gitare cy'amahanga abazimubashe, kuko niba ari umuntu ugira ikintu bita ikimenyetso kana kigengesera ni Nyamunsi uyu bro. Mukuvuga ngo niba muri iyi kese Eric yaragiye gutanga ibimenyetso muri RIB nk'amakuru mbifitemo, kandi nawe ntabwo abihakanye, avuze ko ntacyo bivugaho, ariko avuga ko mu makuru ndi kuvuga harimo ukuri. So amakuru nakubwira ari tariki n'amasegonda Eric yakandagiye kuri RIB. Impamvu Eric yagiye kuri RIB kanyababwira rero, ya mpano mu by'ukuri nk'ibyo Eric yavuze amakuru yangezeho yari yahungabanye. Ya mpano yahamagaye Jihadi, aramubwira ati Jihadi, koko nawe urabifasha urabipostinze? Ati ziba nibikisi ntabwo byose byagiye hanze. Ati woya wagize ubumuntu, urimo kunyumva? Jihad afata telefone ngo recording abone content, aramuhanyina ari kumutuka, ya mpana arakupa.
so ntumbaze ukuntu Eric yamenye ko yampano kuko yampana agiye muri ribu yaravuga ati nje nabyiboneye ati ibimenyetso birihe yampana akareba hejuru urimo kunyumva ariko Eric nk'uko umuntu nzi no n'igihe yari active kuri social media atarigira mu bintu byo gukora n'umuntu wangaga karengane akitambika mu ntambara kwanga karengane ntabwo Eric nari mbizi ko yaza ko afite ibimenyetso ntabwo ari guceceka ntabwo Eric niba uko bitekereza ntabwo Eric yaba yaragiye muri ribu kubera afite ikibazo na jihad niyo biza kuba byarakozwe na Godfather Eric akaba afite ibimenyetso ari kugenda hariya Eric mu rutarya imboga ni umuntu wanga karengane bambwire Godfather ibyo wijya kubinza naho kuko Eric nawe igihe yari arimo hariya muri ya minsi 3 niba atari ine barabyinye atansiyo ntabwo ari gusohoka asanga abantu barimo barabyina narangiza nawe nabona ahantu acengera birangire gutyo reka nkubwire ikintu kimwe Kemini ngiye sinjambika inzikamana ese ko nasohotse hari umuntu yigeze nsubizanya nawe tinyimana wakoze cyane nta muntu yigeze nsubizanya nawe nta n'ikintu yigeze mbivuga ese ko Godfather utamuhaye aki kiki njye nagende ganoza uriya disikema ku Kimihurura kuri Libe headquarter bakora ikintu cyitwa mediation baratwunga anakora inkuru ivuguruza bya bindi anasaba imbabazi ariko ndamubaze ko uko Eric cyavuye wavuye gereka nze nkubwire Kemenike abantu keretse umuntu utansobanukiwe nje nakoze space nakoze live hano ndi kwamagana disikema ku nkuru yo guharabika yakoze kuri Eric ariko uburyo modore tegama ikiganiro abantu bumvishe ko ndi kuvuga ngo kwifunga rya Eric oya nawe yavuye mahanga yavuye muri gereza yaraka bitewe n'ibintu bamuhaye ariko musuri mu biganiro abayituma ararondo aragira bakubwiye ko ngiye wayise nazanye gaswano kwamagana bakubwiye ko ngiye wayise ucubya space nta nubwo njye nabimenye urumva twese twari turi mu rujijo no mwari muri rujijo nahamagaye umuntu arambwira ati nibyo Eric arafunzwe aziziki arambwira nuko muteye mumenya nani Keminike uzabaza uyu nguyu nani uyu mugabo nani the future uyu nguyu the future we wana nibigarasha urukunyumva niwe nahamagaye ndamubwira ko nabonye wakoze urabikora gute niwe nahamagaye yaza kuri space twamagana inkuru ya Clement urimo kunyumva wabyumvishe niyo mpamvu nazanye DC niyo mpamvu nazanye uriya nani uyu nani ariko impamvu niyo mpamvu nazanye uriya mugabo kuko nari manze kubona amakuru avuye mu ahantu ntashaka kuvuga barabinsobanurira ngaho reka dukomeze ku nkuru ya jihad nani bwana Semuhungu abantu bari kunyereza imitima anama gift murakoze cyane Imana bamugisha Karame nari nkubwiye nk'umuntu iki kibazo wagikurikiranye nubwo okay utinjiye mu by'ubutabera ariko nk'umuntu wakurikiranye kiriya kintu ndagira ngo mpe comment kuri cyo ngenzi koko itegeko ririho ikindi rya 2018 cyeka mbere ryarahindutse ingingo ya 34 ko umuntu usebya mugenzi we akashyiraho nk'amavideo y'urukozasoni akayasharinga ahantu harenze umuntu umwe especially nk'uriya Jihad abishyize ku masitati yiwe kandi sitati yiwe ibikurikirwa n'abantu barenze 200 kuzamuka 400 kuzamuka none se babikuze ku ruhande ibyo bintu byarabaye yashyize kuri sitati ya WhatsApp yarabikoze nyine ku bantu bafite nimero y'abana bibona ni inuza ihanwa n'igihano ngo kiri hejuru y'amezi 3 kugeza ku myaka 2 niyo azabu ya miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2 gusa ngewe nayo hari biriya none bazanye numvishe bavuze ko bafite n'izindi kesi zigera mu 9 dore ngo uyu bagiye kurira indege uyu nana nawe ari kuduha ubuhamya urimo kunyumva ngo uyu nana hano nari gutanga ubuhamya ko nyuma yo guharabikwa agakorerwa yicwa rubuza duhaye video haro n'amajwi ya Jihad ari kumubaga manzi usuze ex wawe mucoma ngo hasi nkamwe ko mwakundanye mwateretanaga mwarahuye ngo Joshua ngo yarabahuje mu kabari bimeze gute ngaho mu hakabizo we iyo ngingo ntago nyishaka kuyumva ariko urabizi ngo hero bebe nkora video abantu bose sha bakanyita umutinganyi wawe ngaho kabavaneho
bwira abantu bavane hiriya ngo banyita ngo ndi umusengerangendo kweli nuriwe birababaje n'izina umusangira-ngendo. wandikira agasemu kugira ngo nakwereke imwemweze. reka mwankoreye Aisha mutuma abantu babyemera. Yesu we oya no. reka kuzana amatiku. muri hano mwemwe amatiku yiki mwankoreye narayemeye nta kuba. Aisha cyagiye yari iraza. ntabwo yari yakaje 2000 na kangahe reka mwabisohoye ryari batuzaniye amarchive ya kera ariko tubyiwe ntabwo byo biduhurije aha. Anyway so uri kumva nguyu nana ari hano Wari kumbwira kuri Nana ngo byagenze gute? nana hano reka wumve aya magambo urira mutege amatwi mwumve nana agaruka urumva video ko ngiye kudropinga umwana ku ishuri ariko n'umunota umwe. uravuze ngo iki nana Agiye kudrop umwana ku ishuri ngo umunota umwe muri video kubera gutwara ngiye kudropinga umwana ku ishuri just umunota umwe ariko ndahari. Okay nari. Okay Ngiye ndahari. Naho ubundi Godfa. Ugira neza ukabisanga bajya nawe ukabisanga imbere. N'abantu bose bari inyuma yiwe yura uwo muhungu muri kuvuga cyangwa uyu mutije mwashyize muri screen. Bazi koko bamushyigikira amafoto cyangwa se bagira uti. Nanga ari byiza man, nanga ari byiza pe. Nanga ibintu byose bazajya yigira abajengo babyo bamwogise nta muntu urejwe y'amategeko. None bajya bakunda kuvuga ngo Karum is a beach. umva hano ahantu ikintu gitangaje umva hano kuri iyi video umva hano abana n'abaga wa mukecuru reka guteza uruga impagarara muze gupima aho niho bari kubeshyira kimwe aho kimwe uretse gato kabiri niyo byabarije icyo ni ikibazo ahubwo ikimenyetso simusiga idiyene yarafashe kugira ngo umere amababa gutesha abantu kuvuga abandi ubu isi ishize rero afata abana barabapostinga video ibibwire ngo baravuga ngo ninde rero moto wanyu ninde nigira abana barangije baravuga ngo nindadike ese yaba ari ibyo uri gutekereza ahangaha nana byabaye ngombwa ko ngo akoresheje murumuna wa Aria Kuru w'inshuti ya Jihadi urukumva ngo yaravuze ngo kuko Jihadi yafashe abana b'uyu mubyeyi b'imyaka 7 ahita bashyira kuri YouTube Abaziki. kubyumva Jihadi yafashe uyu mudamu aramubaga avuga ko yabyaranye na Kimenyi Yves uyu mudamu muri Australia N'uyu bajya bavuga ngo byanye na Kimenyi Yves yego wo muri Australia wagiye uri gutwara Yves muri Australia noneho Jihad ahita afata amafoto y'abana b'uyu mudamu ahita yamadika hehe kuri YouTube n'amafoto y'uyu mudamu ari kumwita umukecuru kandi nabonye ari icyuki aramubomora buro mukore kuri iyo goro mwoka apfamwe ahako se mwagiye mutapinga screen Jesus ndagowe tapote la famille tapote noneho aha Jihad akimara kumubomora uyu mudamu aravuga ati boya niba ntanafite n'imbaraga n'imiryango nkomoka miraza gutanga ikirego wowe ntabwo turuze gukizanya ni gute ushobora gufata umuryango wanjye ukawusenya gutyo noneho ariko naravuga ati mbere yuko mbikomeza uyu muntu ashobora kuvanaho bino bintu ngo nibwo yahise afata inshuti umuntu murumuna wande wa Aria Kuru aravuga ati nzi kuvugana na Jihad ni inshuti n'umukananzugi wa mukuru wawe mumubwira kuriho bira bintu noneho murumuna wa Aria Kuru uwo simuzi wasanga none urashatse umugabo w'umugande noneho ngo ahita muhamagara ngo ahita muhamagara Jihad ngo bajya kuri call bahamagara nde uyu Nana uwo bantu ruzingiye bagiye kuri call Jihad yumva uyu mudamu yarakaye Jihad aramubwira ati rero ntundakarire umudamu aravuga ati nta kintu nshaka kuvugana nawe ninde wakubwiye gukora bira bintu wankore ko wa mugabo we ko ntakuzi niki watatuma gukora bintu iriya video ko nayipostinze 2023 wayikuye he Jihad ati reka da mwana wa mama njye ndi n'umwana mwiza umuntu wambwiye gukora bira bintu akamana video ni Muyango niyo wambwiye kukubaga
urukunyumva Yego. mbwira ko wabyaranye n'umugabo we so ngomba kukududura nakubomoye ariko njye nta kibazo mbwira icyo nkora. Uyu mudamu ngo aramubwira ati ugomba kuvanaho biriya biganiro hanyuma wamara kubivanaho ugakora ikindi kiganiro kivuguruza iharabika wankoreye ugishyireho abantu babona biriya bajye baza babone na biriya babone ko wagize gute ko kwari ukumparabika. Jihadi ngo aragenda ngo akora akantu k'amasegonda agashyiraho ngo nyuma y'amasaha 12 ahita agakuraho. Urukumva aramujijisha. Nana aza hano aravuga ati mwa bantu mwe yashatse kunkina anyima ubutabera cyangwa ngo ibyo navuganye nawe ndasaba ubutabera. Ibyo biganiro bimpara bikabiriho ariko icyo kuvuguruza yanze kugishiraho. Are we together? So here's the thing. Umudamu tukamubaza tuti ushingira kuki uvuga ko Jihad yavuze ko ari muyango wamutumye Nana kamuhiya. Ikindi kibazo Uretse gato ahangaha Nana kamuhiya yewe uretse gato ikiganiro nagiranye na Jihad ambwira ko yatumwe na muyango cyose ndagifite. Okay. Igo Muyango we agapfiki rero n'uyu mudamu witwana nawe. Uyu mudamu yakiduhishe. Dore icyo rero aha. kandi se kamwese yabahishe oya yabahishe kandi ntabwo kubyumva kavuze ko babyaranye n'umugabo we siko ntabwo mubyumva. Ntabwo bigeze babyarana reka nzi uyu mudamu nyine ubwitarahari. Ariko noneho ikibazo hano gishingiye na hanga hari impamvu garuye kuri iki kintu. Twumvishe beat yari murangira umuvugizi wari bavuga ngo abantu bakagirana ibibazo bagafata abantu bafite amazina bakababera intwaro yo gusenya bafitanye nabi ibibazo baharabitse muri media. Haleluya. So aha nibyo bya bindi bavuze kubera iki bari kureba gitera ntibarebe ikibimutera. Mo kunyumva twabonye message hano niba ahangaha tumaze kubona ibyaha byagiye bikorwa tukabona n'abagiye bishyura kugira ngo ibyo byaha bikorwe. Harya abangaba bagiye bishyura bo ntabwo ari abafatanya cyaha. Hello ahangaha tuje kureba amakuru ngira ngo iyi message muyisome musome ngiyi message ngiye kuvuga Banyarwanda ngibi ibimenyetso ngibi ibintu biri kwandikwa musome hagira usoma ngibi baragusobanurira izi mpagarara aho ziva bakakwereka akantu ko kandi ngaba babagore gusa Godfather uretse gato utamenya uyu nanareka mandavana bana ku ishuri Nana nitutamenya ikibazo wowe upfana muyango nukuvuga ngo iyi nkuru tayari ya Jihad ntabwo yaba yuzuye ntabwo yabifite agaciro. Hari ikintu turi kumva Muchoma ikibazo wabufitanye n'undi cyari cyo cyose ntabwo ufite uburenganzira nubwo wenda aribuze kubitubwira kandi yatubwiye ko atamuzi. Urimo kumva ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata umuntu mu itangazamakuru ngo ajye kumwibasira afata abana. Kandi hari biretse Godfather harimo case ivuga ngo nani ari kuvuga ngo Kimenyi ashobora kuba yarabyaranye na Nana sibyo. Ndi kukubwira uretse usanze ari byo. Hega amatwi none se niyo aramaze niyo baba barabyaranye niba ari byo rero kuvuga ngo Jihad afite uburenganzira bwo kubishyira hanze. Ntabwo afite uburenganzira bwo kubishyira afite uburenganzira bwo kubishyira hanze. Ndakubujije wowe wacambara kutandaka uretse gato Muchoma ari kuvuga umuntu ceceka gato wumve ceceka gato unyivereza Muchoma Nana ndaje ngo ijambo Muchoma nyumva ntabwo ufite uburenganzira bwo gufata abana b'imyaka 7 ngo bashyire muri media without consent hawe n'uburenganzira uhawe. Urimo kunyumva ariko ibyo bintu urafata abana b'imyaka 7 ukabashyira muri media ugafata umuntu ukamwibasira ngo yabyaranye n'umuntu utabifitiye gihamya. Nana kandi ariyo nkuru yagombaga kuzana hanze y'ubwire rero Nana na Kimenyi uretse gato ya bari Muchoma twagije mo ni ryawe ubwire ijwi sheri ntabwo tukumva ntabwo turi kukumva nubu ntabwo munyumva aho turakumva Muchoma ye wiriweho Nana Muchoma nkwibutsa ko abantu batemera ngo ibyo ukora ngo n'abagabo barakwamagana niba abagabo bagukunda kuri iyo goro tubirebe. niyo waba utarigiye mascom ngo ufite wenda akantu gatoya ku bunyamakuru wakoresha common sense zawe. Ntabwo ushobora kuba ushaka gutwika ntabwo nshobora kuba nshaka gutwika wowe ngo mfate uruhinja rwawe ndutwike kandi nshaka wowe aho turemeranya ko yakoze amakosa.
aho reka tuhemeranya ariko tukibaza ni amafoto yakuye ndakubwiye ngo ngirewe kuri Snapchat yanjye akavideo wabara akabonye ngo nawe nkakohereze usubire ubona ko ari video bakuye kuri Snapchat 2023 wari ufiteho n'abana bawe wowe no n'umwana wanjye wari murakina umupira so ni wowe wamushize public sibyo kuri nuza kuri Snapchat nana rero yego nana uremera ko wamaze kumushyira wari wamukize public ceka wumve ndabuhoro ngewe cyamaze ndagusubiza umva uretse nana naguciye mu ijambo Muchoma manze wumve ko uyera umubyeyi w'umwana we afite uburenganzira ku mwana we ariko ubu ntabwo mufite uburenganzira ku mwana we mukoresha amarangamutima cyane ni amarangamutima arimo ntidushire na Godfather ndakubarangura reka kuza Godfather mureke mbafashe kuri aka kantu oya mureke mbafashe kuri aka kantu niba nana ya postinga umwana we wowe Eric cyangwa Muchoma nta consent ufite yo kuba wafata ifoto ya postinze ngo ujye kuyivugiraho amagambo urakoze cyane thank you very much ubu yabyumva te Muchoma afite urumeze nk'ibyo ashaka kubyumva Muchoma ni uburenganzira bwawe gupostinga abana bawe ukabashyira kuri platform ntabwo ushobora gushyira abana bawe kuri platform uri kubavugaho amagambo mabi urimo kunyumva ariko gufata abana genda urebe amagambo yavuze ntabwo uri gufata iyi video kamaze yavuze amagambo mabi ku bana cyangwa yakoresheje amafoto ari public y'abana wanyumvishe se ariko se amagambo mabi ku bana afata amafoto ntiyapfuka mu maso kandi n'ibyo avuga byose ari ubeshye reka nkubaze Muchoma how do you feel wicaye iwawe ukajya kubona umuntu akoherereje video sibyo umwana wawe barimo baramubaza ngo winjiye Buraya ngo dukore DNA wowe uzi ko ari uwawe gusa mbere yuko reka manza wumva icyo kintu Muchoma aya masaha umuntu akaza akakwibasira akaza akavuga ati umwana wawe wawe dore se n'uyu nguyu mujye gukora DNA wowe ari utari kumva so ugafata ama video ukayajyana hariya nana yafashe aka video kabare bari gukina umupira bari guhavinga fane bishimye undi aragenda akavanaho araza agakoresha muri negativity agakoresha abaga urukunyumva afata abo bana abambura identite yabo avuga ko abo bana uwo bita se atari sabwo ari ibinyendaro bya kimenyi halo urukumva icyo kintu wowe nicyo uri kuvuga ngo bavanye ngo ni icyamamare ndakubaza abana b'umuntu ukabajyana hari